Mana y'urukundo dore turi ku mavi utabara u Rwanda ibiyaga bigari Afrika n'isi yose ibikomere ni byinshi turatakambye urengera abantu bawe. Abakurikiye Radio Inkoramutima turabasubije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri gahunda y'ibikorwa byinshi inama y'abaprotestante mu Rwanda ikora harimo gahunda yo kurwanya ihungabana, kurwanya icyorezo cya sida n'ingaruka zacyo, gushyigikira no guteza imbere ubwuzuzanye mu ngo ndetse n'ibindi byose bigamije kuzamura imibereho myiza y'abanyarwanda. Muri gahunda yo kurwanya ihungabana uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro turebera hamwe ingaruka zigaragara ku muntu wagize ihungabana ntabashe kubona ubufasha bukwiriye mu gihe gikwiye. Ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Iragena Joselyne. Ndi umukozi wa CPR nkorera mu kigo cya CPR giherereye mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Mukarange. Nkora ubujyanama niwo murimo wanjye wa buri munsi cyangwa se mu ndimi z'amahanga kansera. Muri icyo kigo dutanga ubujyanama ku bantu bafite ibibazo by'ihungabana iryo ari ryo ryose. Aha ni ukuvuga ihungabana ritewe n'impamvu izo arizo zose. Dufasha kandi abantu baje batugana bizanye ku giti cyabo bakifatira umwanzuro wo kuza mu bujyanama. Twakira ndetse n'abakorewe ubuvugizi na bagenzi babo. Ahangaha natanga urugero, umuntu ashobora kuba afite imyitwarire idasanzwe, umuturanyi we yamureba akaza akaba yatubwira ati nzabazanira umuntu ufite ibibazo mumufashe. Abo nabo turabakira. Ndetse dufasha n'abandi baza batugana ibibazo byabo twasanga bitakemukira mu bujyanama tukabayobora ahandi bajya bakabona ubufasha bukwiriye. Dufasha kandi abantu kubaha ubujyanama bubafasha kurwanya ihungabana binyuze mu buryo bw'amatsinda. Ahangaha dukora amatsinda tubanje kurebera hamwe abantu bafite ibibazo bijya kuba bimwe cyangwa se bahuje ibibazo, tukabakorera itsinda hanyuma gahunda z'ubujyanama zikajya zibera hagati mu itsinda. Aha rero amatsinda dushobora kurema agahabwa ubufasha, hari nk'itsinda ry'abafite virusi itera sida, hari itsinda ry'abapfakazi barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, hari itsinda se ry'abakobwa babyaye inda zitateganyijwe. Abo bose dushobora kubakorera itsinda tukabaha ubujyanama bugamije kubafasha gukira ihungabana. Ibindi bikorwa bikorerwa ku masantere ya CPR aho aherereye hose, haba i Kigali, i Musanze, i Kayonza, dutanga amahugurwa ku bumenyi bw'ibanze ku ihungabana. CPR kubera ko mu ntego zayo igamije kurwanya ihungabana n'ingaruka zaryo, ihitamo guhugura abantu bahura n'abantu benshi, abantu batanga serivisi ku bantu benshi. Yabonye ko ari byiza ko abo bantu ubwo bakira abantu bakwiye kugira n'ubumenyi ku ihungabana kugira ngo bajye batanga izo serivisi, ariko kandi n'uwahungabanye nawe afashwe abe yakira iryo hungabana. Ihugura rero abantu bo mu nzego z'ibanze guhera ku rwego rw'umudugudu, urwego rw'akagari ndetse no kongeraho abashinzwe imibereho myiza bakorera mu mirenge itandukanye. Abandi bantu bahugurwa ni abayobozi b'amatorero. Nk'uko CPR igizwe n'amatorero ya giprotestante, abo bantu bayoboye amatorero bafite inshingano mu matorero bakaba bari muri CPR bahabwa amahugurwa. Aha twavuga abayobozi b'amaparuwase,
abayobozi b'amakorari, abashinzwe urubyiruko, abashinzwe abagore, abo bantu bose bashobora guhura n'abantu benshi. CPR baha amahugurwa ku ihungabana kugira ngo mu guhura n'abo bantu benshi ababa bafite ibibazo by'ihungabana babashe kwitabwaho kandi bafashwe, cyangwa se bagezwe aho babasha kubona ubufasha bukwiriye, cyane cyane ku masantere ya CPR. Abandi bantu bahabwa amahugurwa ni abanyeshuri. Tujya mu bigo by'amashuri ya secondaire tukarema amatsinda y'ubukangurambaga ku ihungabana, mu gifaransa ni club anti trauma. Abana b'abanyeshuri bagahugurwa ku ihungabana, bakajya babasha kwigisha bagenzi babo, kwita kuri bagenzi babo bafite ibibazo, ndetse nabo bakadufasha gukora ubukangurambaga binyuze mu ndirimbo, mu makinamico, mu mikino itandukanye, ariko bagamije kugaragaza uko ihungabana ribaho, uko rikorwa mu ngo, ndetse n'uburyo bwiza bwo kubyirinda. Amahugurwa rero dutanga ni ay'ibanze. Tureba ihungabana icyo ari cyo. Umuntu wese waje guhugurwa ataha azi gusobanura ihungabana icyo ari cyo, azi gusobanura impamvu zitera ihungabana, ndetse azi no gusobanura ubumenyi bw'ibanze umuntu agomba kuba afite kugira ngo afashe ufite ikibazo cy'ihungabana. Muri iki kiganiro rero, mbere yo kurebera hamwe ingaruka ziba ku muntu wagize ihungabana ntabone ubufasha, turabanza twongere turebere hamwe, twibukiranye ihungabana icyo ari cyo. Ihungabana ni iki? Ihungabana ni imihindukire mu myifatire, mu migirire, mu mico no mu mitekerereze by'umuntu wagwiriwe n'ishyano cyangwa se wagwiririwe n'ishyano mu gihe cyashize, bikamutera cyangwa se bigatuma ahora atekereza akabura uko abyifatamo, bigatuma nta n'uwo yabasha kubibwira kuko aba yumva nta wabasha kumwumva, yewe n'uwamwumva akaba yumva nta n'icyo yabasha kubikoraho. Ibyo byose byabaye nk'amahano imbere ye, bikamutera guhinduka mu mitekerereze. Benshi mu bagaragaza ihungabana mu gihugu cyacu ni abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, kubera ko Jenoside uburyo yakozwemo bwari uburyo bw'indengakamere, uko abantu bishwe byari amahano adasobanutse umuntu atabasha gusobanura cyangwa se ngo abonere ikigereranyo. Ababibayemo rero bibatera ihungabana kuko byabagezeho bikabakomeretsa muri ya mitekerereze, ntibabashe kubyakira. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi bagaragara ari benshi. Urugero twavuga nk'umuntu wabaye mu nzu bayitwika akagira umugisha Imana ikamurengera akarokoka, ntabwo mu mitekerereze yo kubona inzu bayitwika irimo yabyakira ngo bimusige ari muzima akomeye. Agira igice kimwe ahungabana, akabana n'iryo hungabana. Urugero uwo batemye agatakaza urugingo ariko akarokoka, uyu munsi akaba ari aho hari urugingo yabuze, ntabwo ibyo byamubayeho bishobora gusibangana muri we. Rero kubera ko ari amahano, ari indengakamere, birenze ubwenge bwa muntu, bimusigira ihungabana. Urugero rundi, uwabaye mu mirambo akayibamo iminsi myinshi abura uko yavamo kandi ari muzima, ntabwo yakibagirwa ayo mahano yamugwiririye. Rero niyo mpamvu uyu munsi abakorewe Jenoside bakagira umugisha bakayirokoka aribo bagaragaramo benshi bafite ihungabana. Ariko kandi ntabwo Jenoside ariyo yonyine itera ihungabana. Uyu munsi mu kazi kacu dukora hari n'abandi twakira bafite ihungabana riturutse ku zindi mpamvu. Hariho rero izindi mpamvu zitandukanye zishobora gutera ihungabana. Ahangaha twavuga urugero nk'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuntu afashwe ku ngufu, nta bushake yabigizemo, ntiyabitekereje, ntiyabiteganyaga, bikozwe no mu buryo bwo kubabaza umubiri.
ntabwo yabura gukomereka mu mitekerereze ye, biramuhungabanya kuko nabyo ni amahano aba amugwiririye. Indi mpamvu ishobora gutera ihungabana ni indwara zidakira, urugero nka sida cyangwa kanseri, kuko umuntu aba yumva yiteguye gupfa. Ubundi twese turabizi ko mu buryo busanzwe umuntu abaho akabaho akagera igihe agapfa, ariko ntabaze uburyo azapfa. Ariko nka we iyo afite iyo ndwara idakira atangira kumva ko uko biri kose we ikizamwica kirahari, nubwo n'abandi kiba gihari, ariko kubimenya byonyine ko afite iyo ndwara itazakira biramuhungabanya, agatangira kumva hari ukuntu atameze, adashoboye, akumva yewe rimwe na rimwe no kubaho ntacyo bikimumariye, ibyishimo bigashira muri we, bityo akabana n'ubuzima bw'ihungabana. Indi mpamvu ishobora gutera ihungabana ni amakimbirane abera mu ngo, mu muryango hagati y'umugabo n'umugore, ugasanga bafitanye amakimbirane, ndetse iri hungabana ryo ntabwo rigera hagati y'umugabo n'umugore gusa, ahubwo rigera no ku bana, yewe uretse no ku bana rigera no ku baturanyi. Ahangaha twavuga nk'urugero, umwana urara akiza papa na mama bari gutemana, bajya gutemana, cyangwa se umwana ubonaho umubyeyi anigwa, wenda umugabo aniga umugore, ntabwo uwo mwana iyo sura y'ibyo yabonye yamusiga ari muzima, nawe arahungabana. Umuturanyi ufite umuturanyi urara uvuza induru, ntabwo byamusiga amahoro, nawe ahora ahangayitse. Ni ukuvuga ngo aya makimbirane abera mu ngo nayo afite ingaruka ku bayakora, ndetse n'abo babana n'abaturanyi, ndetse n'igihugu buriya muri rusange kibigiraho ingaruka. Indi mpamvu itera ihungabana hariho itotezwa. Aha navuga urugero nk'umwana wavutse ku nda itateganyijwe, akavuka nk'abandi bana mu muryango, aho kugira ngo yakirwe yishimirwe, bagatangira bakavuga ngo dore kiriya, ubundi iki kivuka kwande, ubundi nta jambo ufite hano, ntacyo uvuze wowe, uzajye gushaka iwanyu. Umwana agakuraho kugira ngo yishimirwe kure nk'abandi, agakura ari ikibazo mu muryango, atotezwa, akomeretswa, ndetse abangaba niba uzasanga bibera ku muhanda, yumva kuba handi bamubwira nabi ntacyo bimaze, akajya kwishakira ubuhungiro aho bitari gushoboka, aba afite ikibazo cy'ihungabana. Indi mpamvu ishobora gutera ihungabana ni akarengane gashingiye ku mitungo. Abana benshi mu Rwanda babuze ababyeyi, baba hari imfubyi, ukagira utyo ugasanga nk'umwana w'imfubyi ari mu rukiko araburana imitungo na se wabo. Se wabo yasigaye mu mwanya wa se, ariko niwe ubereyeho kumuvutsa no kumuvutsa uburenganzira ku mutungo yasigiwe n'ababyeyi. Kwibona mu rubanza aburana byonyine n'uwakamubereye uwo yizeye, ari kumuhemukira, bimutera ihungabana. Usanga rero ihungabana rishingiye ku mitungo naryo rigenda rigaragara muri iyi minsi, kuko abantu benshi barapfuye, amasano ntagihabwa agaciro, aho usanga umuntu adatinya guhemukira umuvandimwe we, mwene wabo se. Ibi nabyo bitera ihungabana. Indi mpamvu twavuga ni ubukene bukabije. Ubukene bukabije nabwo butera ihungabana, kuko ubufite abaho mu buzima bwo kwitotomba, ntacyo maze, kubaho ntacyo bimariye, ni umuruho gusa, navutse nabi, jyewe Imana ntinzi. Ibintu nk'ibyo byo kubaho yarabuze ibyishimo bikamutera ihungabana, bikamutera kwitinya ntabe yajya mu bandi, ugasanga umunezero warashize muri we kubera ikibazo cy'ubukene bukabije. Ahangaha rero ubukene bukabije ushobora kugaragara nk'impamvu yatera ihungabana, ariko nanone hari aho bugaruka bukagaragara nk'ingaruka nanone z'ihungabana. Rero ibimenyetso bitera ihungabana ni byinshi cyane, ntabwo twabirondora muri iki kiganiro. Reka tube dusubikiye kuri ibi, ahubwo tugaruke ku ntego nkuru y'ikiganiro cyacu, aho turebera hamwe ingaruka zigaragara ku muntu wagize ihungabana ntabashe kubona ubufasha. Ahangaha iyo tuvuze ubufasha, ni igihe uwahungabanye afashijwe n'abahanga mu by'imyitwarire n'imitekerereze ya muntu, aribo twita psychologue. Izo ngaruka ni nyinshi kandi zidindiza imibereho myiza y'umuntu ku giti cye ndetse n'igihugu muri rusange. Izo ngaruka rero nubwo ari nyinshi,
izi turarebamo nkeya zikunze kugaragara muri iki kiganiro cyacu. Rero turareberamo ingaruka zigera kuri 7. Ingaruka ya mbere igaragara iyo umuntu yagize ihungabana ntabashe kubona ubufasha ni indwara zidakira. Ahangaha twavuga urugero umutwe, kurwara umutwe. Umuntu akabaho akarwara umutwe, yaba yagize igihe cyo kuruhuka akaba ataka umutwe, yaba ari mu bihe by'umunezero mu birori runaka akaba ataka umutwe, akawuvuza ntukire, bagahindura imiti, abaganga, amavuriro se, ariko umutwe ukanga ugakomeza ukaba umutwe. Aha rero uwo mutwe akenshi abahanga mu by'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu bo babona ko ushobora kuba wavurwa binyuze mu buryo bw'ubujyanama kwihungabana, kandi byagiye binagaragara aho umuntu avurwa imiti bakayihindura bikanga, ariko yagera muri serivisi z'ubujyanama kwihungabana bikarangira ya ndwara yari yamuyobeye, yari yabuze imiti ikize. Ndetse ni nayo mpamvu uyu munsi ku bigo nderabuzima, ku bitaro hasigaye hariho serivisi z'ubujyanama kwihungabana ndetse n'indwara zo mu mutwe. Urundi rugero rushobora kubaho ku ndwara zidakira twavuga nk'umutima, twavuga nk'igifu n'izindi. Ahangaha dufata urugero nk'umutima. Umuntu wabaye ahantu bari kurasa abantu, barasa amagrenade, yumva urusaku rw'imbunda akikanga cyane, iyo atakoze urugendo rwo kurekura ibyakiriya agenga bivemo akajya ahora agaruka muri bya bihe bwa bwoba uko yikanga cyagiye bukamubamo akabana nabwo, birongera bikagaruka bikamutera ihungabana, noneho iryo hungabana rikongera rikazaba ari ryo ribyara bwa burwayi bw'umutima. Benshi muzabyumva uyu munsi, benshi basigaye bagira iyo mivuduko biturutse ku kwikanga cyane. Igifu, ugasanga igifu cyabaye igifu, bamuhindurira imiti ntigikira, bamubwira kurya indyo runaka ntibikire. Usanga izo ndwara zikomatanyije ku mubiri w'umuntu ziturutse ku ihungabana yagize ritakize, atabashe kubonera ubufasha ngo akire, bibaho ari ingaruka. Nibyo bita mu ndimi z'amahanga mu rurimi rw'igifaransa les troubles psychosomatiques. Ni ukuvuga ngo mu mitekerereze ye hahuye n'ibibazo, hanyuma bituma arwara indwara ku mubiri. Ingaruka zigaragaza ko mu mitekerereze ye hagize ibibazo bigaragara iyo arwaye izo ndwara. Aha rero muri iki kiganiro cyacu turareba izi ngaruka. Nyuma y'izi ndwara zidakira twavuga indi ngaruka ya kabiri, agahinda. Agahinda mu rurimi rw'igifaransa ni depression. Aha rero agahinda kagaragara ku muntu wagize ihungabana agahura n'ibimubabaje bikamuherana, aho uzasanga umuntu avuga ko kubaho ntacyo bikimumariye, nta byishimo agira, ahora ababaye, nta cyiza muri wabona. Utamubwira ngo hagati y'iki na kiriya hitamo icyiza, byose akakubwira ko ntacyo bimaze. Uwo muntu rero aba afite agahinda. Ahangaha rero agahinda gasigaye kagaragara cyane. Uyu munsi nibwo kari kugaragara cyane ko abantu bafite agahinda. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ugaragaje agahinda aba akwiye kwitabwaho by'umwihariko, akagira abamwitaho, abamutega amatwi, abamufasha nibura kwireba, wakizenguruka agatoranyamo nibura icyo yita cyiza kuri we. Icyo ukaba ari cyo wubakiraho kugira ngo umwubake yongere kuryoherwa n'ubuzima. Ariko rero iyo bimeze bityo, uyu muntu ufite agahinda ntabashe kwitabwaho kuko aba yumva ko ntacyo bimumariye, ubuzima bwe butagifite intego, akenshi bigenda ari intandaro yo kuba yakiyahura. Kwiyahura rero nabyo bikaba ari nk'ingaruka y'ihungabana ritakurikiranywe ngo umuntu akire neza. Ni ukuvuga ngo kwa kundi abavuga ngo kubaho ntacyo bimaze, ubuzima ntacyo bumariye, mbereyeho kuruha, sinarutaga bagiye, uko yitotomba akavuga ati kubaho kwanjye birutwa no gupfa, iyo mpfa nari buruhuke. Uburyo ubwo yitotomba ashobora gutekereza igihe kimwe bya bindi yitotombera agashaka kubishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo dukwiye kwita ku bantu bacu bafite ibibazo by'ihungabana, hakabaho kubatega amatwi mu byo baganira n'ibyo bagambira kuvuga. Kenshi igihe hagaragayemo ko avuga ngo kwiyahura bindutira kubaho, gupfa kwanjye biruta kuba ndiho, icyo gihe uwo muntu ni ukumwitaho by'umwihariko kuko aba ashobora kuba yakiyahura.
cyane ko igikorwa cyo kwiyahura gikorwa umuntu yihishe kandi umuntu akakikorera we wenyine. Burya uwo muntu umeze utyo warenzwe n'agahinda, ubaho yitotomba yumva ntacyo ubuzima bumaze, aba ashobora kuba yakiyahura. Rero iyo nayo ni ingaruka ituruka ku ihungabana ryabaye ku muntu ntabashe kubona ubufasha mu gihe gikwiriye. Indi ngaruka ikunze kubaho ni ugutsindwa mu ishuri. Abana barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 mu myigire yabo bagiye bagira inzitizi, bakagira kudindira, bakagira gutsindwa, kubera ko akenshi ntago uko bari baremye nk'abaswa, ahubwo byaturutse kuko batigeze bahabwa ubufasha bwo gukora urugendo rwo kwakira ibyababayeho. Igihe umwarimu ari mu ishuri asobanura, akaba yasubiye muri cya gihe cy'ibikomere bye, cya gihe cy'ibihe bigoye yari arimo, bityo bigatuma atabasha gukurikira. Ubundi utasobanukirwa uko atekereza n'uko ameze muri iyi minsi, ugatanga isomo gusa, ariko muri wari kwibwira ngo n'abapfuye bari barize, ubundi ndiga ndaruhira ndi, ugasanga nibyo bimurimo ahubwo ibyo kwiga ntabikurikiye, bityo bikazagaragara ko atsinzwe mu ishuri. Tukiri ahangaha ku gutsindwa mu ishuri, twavuga nko ku muntu basuzumye bagasanga afite virusi itera sida, bitera ihungabana. Aho ngaho umuntu atangira kumva avuga ngo ubuzima bwanjye burabaze, ubundi se ndiga ngo nzamare igihe kingana iki, ubundi se ndiga ngo nzakora akazi bizamarira siki. Ugasanga nk'uwo nawe ntashaka kwiga ngo atsinde mu ishuri. Indi ngaruka twavuga ahangaha ni ingaruka ya kane, nabivuga ngenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda, ni ukwirinda cyangwa se kwitandukanya n'icyagukomerekeje. Urugero mu rurimi rw'amahanga nabyita evitoma. Urugero, umuntu bitewe n'uko mu gihe yakomeretse, mu gihe yahuye n'ibimubabaje n'amahano yamugwiririye, wenda dufata urugero ku muntu warokotse jenoside yagaburiwe inyama n'urugero. Kuva icyo gihe uko yabibonye abantu bapfira imbere ye, agahita azinuka icyitwa inyama. Ubundi zari zifite intungamubiri mu mubiri we, ariko akanga kongera kuzirya kubw'uko yibutse bya bihe. Icyo kintu akakirinda. Abandi ugasanga igikoresho runaka ntashobora kugikoraho, cyabaye kizira kuri we. Wenda dufate urundi rugero. Tuzi twese ko mu rusengero uyu munsi barahasengera, barahasezeranira, ubundi mu buryo busanzwe nicyo hagenewe. Ariko kubera ko yahasohotse bahicira abantu, bikamwibikamo, bikamwangiriza mu mitekerereze ku buryo uyu munsi utabasha kubikosora, akaba atakwemerera kujya mu rusengero gusenga, akakubwira ko mu rusengero ari aho bicira abantu. Uyu munsi hari abantu bakimeze batyo, baheranywe n'iryo hungabana. Urundi rugero nafata, dufate urugero nk'umuntu wakoze impanuka ari mu modoka akayirokokamo wenyine, akagira atya niyo waba ugiye kumuha ibimufitiye inyungu, niyo yaba ari gukurikirana ubuzima bwe, kumwitaho, ariko kuko azi ko agiye kugenda mu modoka kandi yarigeze agira impanuka akabona abantu bapfa, agahitamo kubireka, na za nyungu akaba yakemera kuzihara ariko kugira ngo atagenda muri ya modoka. Ibyo nabyo rero bibaho nk'ingaruka z'umuntu wagize ihungabana ntabashe kubona ubufasha. Ingaruka ya gatandatu ni ukunywa ibiyobyabwenge. Kunywa ibiyobyabwenge ni ingaruka ku muntu wagize ihungabana ntabashe kubona ubufasha ngo arikire. Benshi babyitiranya no kuvuga ko ari impamvu itera ihungabana, ariko iyo bisesenguye usanga bari abantu bahitamo kunywa ibiyobyabwenge babikora ari nk'uburyo bwo guhunga ibibazo byabo, ibibazo bafite. Urugero dufate nk'umuntu ubura ibitotsi, iyo atekereje ibihe bikomeye yabayemo, ibihe bye byamuhungabanyije, yabura ibitotsi agahitamo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se agahitamo gufata ibisindisha byinshi kugira ngo abashe gusinzira. Icyo gihe uburyo bwo gusinzira ngo abone ibitotsi nibwo ababona nk'inzira ye ibasha kumufasha kubona ibitotsi no kubona amahoro, akabihungiramo, bityo
bikamubamo bikongera kumwica mu bwonko no mu mibereho, ariko kandi biturutse ku ngaruka z'uko bibaye ari ingaruka z'uko atafashijwe ngo akire ihungabana. Urundi rugero dufate nko mu ngo hari amakimbirane, umugabo cyangwa umugore agahitamo kwigira mu biyobyabwenge kugira ngo bimutinyure bimumare isoni, abashe kurwana, abashe gukora ubundi biteye isoni atari gutinyuka, cyangwa se mu rundi ruhande akabinywa kugira ngo bibashe kumubuza kuvuga, yirinde kuba yakomeza kuvuga nabi mu rugo. Ibyo biyobyabwenge akongera kubibonamo ubuhungiro, akongera kubibonamo nk'inzira yo guhunga ibimukomeretsa n'ibimujyana mu makimbirane, bityo agahitamo kwibera muri ubwo buzima atari amahitamo yandi, ahubwo ari ingaruka z'uko yagize ihungabana ntabashe kubona ubufasha mu gihe gikwiriye. Ingaruka zo ni nyinshi, ntabwo twazirondora muri iki kiganiro ngo tuzirangize, ariko reka dusoreze kuri iyi ngiyi imwe ari nayo ngingo ya 7 ya nyuma. Ingaruka ya 7 ya nyuma ni ubukene bukabije. Akenshi uwahungabanye ntaba afite intego yo kubaho, ntaba ashobora gufata imyanzuro myiza mu buzima bwe, ntashobora kuvuga ngo ejo nzakora iki cyangwa nzakora kiriya, ntaba ashobora kuvuga ngo ejo ndashaka kuba runaka, nshaka gukomera kuri uru rwego. We ubuzima bw'aba yumva ntacyo bumumariye, kubaho ntacyo bimumariye, bityo kubera ko atabasha kugira intumbero, atabasha gushyiraho intego ngo abe yazishyira mu bikorwa, akibona ari mu bukene bukabije. Akenshi abahungabanye bari mu bukene bukabije uzasanga ingaruka zitari kuri bo gusa, ahubwo ziri no ku miryango yabo, aho usanga umuryango uri gutanga byinshi kugira ngo ubashe gufasha uwo muntu, ndetse aho usanga n'igihugu gifite byinshi gitanga kugira ngo gifashe umuntu umeze gutyo, kandi we yakabaye ari mu mwanya wo kuba nawe tanga imbaraga ze ngo yubake igihugu. Rero usanga ihungabana ridafite ingaruka ku muntu urifite, ahubwo rigira ingaruka ku muntu, ku muryango ndetse no ku gihugu muri rusange. Mu gusoza iki kiganiro, ubutumwa naha abadukurikiye ndetse n'abanyarwanda muri rusange nuko twese abanyarwanda dukwiye guhagurukira hamwe tugakumira, tukarwanya ihungabana, tugafata umwanya wa mbere mu kurikumira, twimira impamvu izo arizo zose zishobora kuritera. Kuba ryagezeho urugero nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, abo ngabo nta kuntu twari kumira, ahubwo dukwiye kubitaho kugira ngo babashe kurikira, tukabitaho tubatega amatwi, tubereka urukundo, tukirinda za mvugo na ya magambo yongera kubakomeretsa. Aho usanga bamwe bareba uwahungabanye ukumva baravuga ngo uyu nawe arakabya, ibi ni karande, ibi ngibi ni abadayimoni, ni abasazi, uriya niko yabaye. Oya, ahubwo tukumva ko akwiye kwitabwaho, akwiye kugaragarizwa urukundo kugira ngo nibura abashe kwibona nawe ari mu bandi kandi afite ubuzima bwiza. Ibyo byose rero twabigeraho dufatanyije, kandi twabigeraho tubashije kwamagana aho byaturuka hariho hose, kugira ngo twese dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bwa buri muntu wese, buri munyarwanda wese akagira ubuzima bwiza buzira ihungabana. Muri iki gihe rero cyo kwibuka, turacyari mu gihe cyo kwibuka kuko tumara iminsi 100, ubutumwa nakomeza gutanga, ni byiza ko dukomeza kwita kuri bariya abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, cyane cyane ko muri iki gihe cyo kwibuka batabashije kongera gukora urugendo, nibura bari hamwe bafatanya mu mugongo. Habayeho ko umuntu yongera kubitekereza ari wenyine kubera iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus cyabaye, ntabwo byabaye mu buryo busanzwe. Rero abakurikiye ikiganiro, ubutumwa twatanga turongeye kandi turabakomeje, bakomere, bahumure, kandi turifuza ko bakiri ihungabana bakabaho mu buzima buzira ihungabana. Nshuti rero bakunzi, mwari mukurikiye iki kiganiro kuri Radio Inkoramutima, tugisubikiye ahangaha. Mwari kumwe na Iragena Joselyne, naho ubutaha. Ihungabana riravurwa rigaki. Mana y'urukundo,
dore turi ku mavi gutabara u Rwanda ibiyaga bigari Afrika n'isi yose ibikomere ni byinshi